muri ino minsi abantu kubera kuticisha bugufi ntabwo bagitinya Imana. Abantu ntabwo bagitinya Imana. Abantu bafite ibintu batinya ariko ntibagitinya Imana. Ubu ngubu abantu baza gusenga bahariye, korari gapanga amasengesho kavuga ngo ni amasengesho y'iminsi 3, ariko abantu bigize abatesa abanenganenze kaza gusenga yariye. Kira nta kindi babigaragaza ko adatinya Imana. Dutinya abakoresha bacu kurenza uko dutinya Imana. Ntago Imana ishaka indyarya, abantu b'indyarya, abantu biyoberanya. Umuntu ukamuhamagara uri kwa muganga ukamubwira ngo urarwaye, yarangiza mu mutima akavuga yaba wari upfuye. Abantu batifuriza abantu ibyiza, nyamara bakwigaragarizaho inyuma ukabona ari abantu beza. Ariko Bibiliya yarabivuze ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zo kwera. Ariko Imana yo mu ijuru iduhereze kwigenzura muri ino minsi. Gukiranuka nuko ufite opportunity zo gukora ibyaha ariko ntubikore. Imana ishaka gukiranuka. Ubundi abantu ba kera abo dusoma muri Bibiliya, bano ba Mika, bano bahanuzi ba Nahumu, ba Zefaniya, ba Habakuki n'abandi, ba Samweli, ba Dawidi, burya ikintu baturushaga bitwaga abakiranutsi. Muri ino minsi rero ubu ngubu kuba uri mu idini runaka barakwita ngo uri umukristo w'idini. Ubundi habaho kuba no kwitwa. Hari igihe tukwita ibintu ariko utari byo, ariko bano bakera bari abakiranutsi. Ariko ubu ngubu umuntu wese uri mu idini tumwita ngo ni umukristo, kubera ko nitutababarira ntago natwe Imana izatubabarira. Imana ishaka abakristo bagira kubabarira, abantu bakunda kubabarira. Umuntu ukamubabarira atagusabye imbabazi, bene nk'abo ngabo niba Imana ishaka. Burya umuntu agusese ngo wicishije bugufi hari ingaruka bimugira. Mujye mureka baduseke ngo twicishe bugufi. Hari umuntu yicisha bugufi bakamwita ikigoryi, bakamwita ikimara. Hari abantu b'abajyanama babi babona umuntu amaze gukira, babona amaze gukira, Imana yaramugiriye neza, bakamubwira ngo ariko ubundi wowe uracyajya gusenga mu biki? Wo mudayimoni yeze mu bantu, gahura n'abajyanama babe kakubwira uti gusenga ntabwo bikikubereye, kujya ku karago ntabwo bikikubereye, kujya mu butayu ntabwo bikikubereye. Abo bajyanama bareze, ariko niba gukure mu murongo w'Imana igushakaho. Imana igushakaho kirenze icy'abantu bagushakaho. Ngewe nk'umwana Imana inshakaho kirenze cy'ababyeyi banshakaho. Tujya twubaha Imana. Imana isumba byose, Imana niyo nkuru, ibyo dusaba ari byo tugenderamo. Kuriye gutinya Imana. Igituma burya abantu bajya kwivuza nuko baba bari gutinya urupfu, nyamara bakananirwa gutinya Imana yaremye urupfu, bakananirwa gutinya Imana yakegezaho urwo rupfu. Imana igushoboze kuyitinya mu izina rya Yesu. Muri ino minsi rero abakristo baranambutse, abakristo bavuye mu byizerwa, ariko Yesu yaravuze ngo umunyu wakayutse nta kintu bukimaze, ujugunywa hasi abantu bakawukandagira. Ni ukuvuga ngo iyo agakiza kakuvuyemo, iyo iby'Imana igushakaho utakibigendamo neza, utakigendanye n'Imana neza, nta kintu bukimaze, ujugunywa hasi abantu nabo bakagukandagira. Burya agaciro dufite ni Yesu uri muri twebwe. Hari n'abajya bavuga ngo agaciro ni Yesu, ngo n'agasura dufite ni Yesu. Agaciro dufite nuko Imana ishaka ko tuba nk'umunyu, nako tukaba nk'umunyu. Abakristo barakayutse, yagakiza kakuvuyemo uba nk'abandi, ariko ndabifuriza kuba nk'umunyu. Umunyu nta muntu umenyera, reka n'udusimba ntago dupfa kumenyera uko twiboneye. Ibimonyo ntago byapfa kumenyera umunyu, ariko uzareba isukari usanga ibimonyo biri mu mufuka w'isukari, cyangwa ugahura n'ibimonyo byatonze umurongo byose byikoreye isukari, kubera ko iramenyerwa. Ariko umunyu ntumenyerwa. Yesu yaradusabye ikintu cyiza, Yesu adushakaho ikintu cyiza. Iyo umuntu abaye umunyu hari igitinyiro cy'Imana Imana imuhereza. Abadayimoni babe bakimwubahuka, abadayimoni babe bakimutinyuka, kubera ko yubashye Imana, kubera ko yakoze iby'Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atari yava mu byaha aba ari injiji. Hari abo tubona ari injiji, ariko dufite amahirwe. Iyo umuntu akijijwe, Imana ijya imubabarira iminsi yo kujijwa kwe. Hari ibintu dukora turi mu bujiji, tutari twasobanukirwa neza, tutari twamenya ko ibintu atari byiza, tutaramenya ingaruka zabyo. Ariko burya iyo umuntu akijijwe, mu kintu Imana igukorera, Imana igukuraho ibintu wakoze byo kujijwa, kandi ikaba yagukuraho n'ingaruka zabyo, ikaba yagukuraho imikoshi yose, ibyari byarakwizingitirije byose Imana ikaba yabigukuraho. Turi ku ijambo rivanga Imana igushakaho iki? Abantu baza gusenga ku cyumweru gusa, bakinjira ku rusengero oya,
wamubaza se kubera icyo usenga ku cyumweru gusa, akakubwira ni akazi, mba mfite responsibility nyinshi, mba mfite ibintu byinshi ndi gukurikirana. Ariko buriya nta kintu tuzireguza. Buriya Daniel ntabwo uzaba umuntu ukomeye ngo ugeze aha Daniel. Daniel yari umwe mu bantu bakomeye, namwita ko yari minisitiri w'intebe, ariko ibyo byose yarabyirengagizaga. Yabura n'umwanya wo gusenga, agasenga nijoro. Imana ishaka abantu b'abanyamasengesho, abantu bafashe umwanzuro, abantu basa n'amasengesho. Niba Imana ishaka, ntabwo Imana ishaka abanyamatangazo, ishaka abanyamasengesho. Kora iby'Imana igushakaho, ubu umunyu muzima w'umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo, haba mu bikomeye haba mu byoroshye. Saba Imana imbaraga zidahindurwa n'ibihe. Hora uhamya Imana, mu migendere yawe uhamya Imana, mu mikorere yawe uhamya Imana. Mumere nk'impinja zivutse vuba, ntitugire kamere, tumere nk'impinja mu myitwarire. Mbega ni ukuvuga ngo iri jambo uzajya uryigenzuza, ntuzajya gukora icyaha uzajya wibaza ngo mbese uruhinja rwakora iki kintu, uruhinja se rwarya ruswa, uruhinja se rwagambana. Oya, tumere nk'impinja zivutse vuba. Kugoramye Imana izerekana nk'igoramye, ku munyantege nke Imana izerekana nk'inyantege nkeya, ku munyembaraga Imana izerekana nk'inyembaraga. Banza ukora ibyo Imana igushakaho, nawe izagukorera ibyo ugize gute, ibyo uyishakaho. Iryo ni ryo banga. Banza ukora ibyo Imana igushakaho, nayo izajya yabona kugukorera ibyo uyishakaho. Bakristo, ikintu cy'ingenzi gikuru cya mbere ni ugukora ibyo Imana igushakaho, warangiza ukazareba iyo uhuye n'ingaruka uri gukora ibyo Imana igushakaho, izo ngaruka ni Imana izirengera. Burya ntimuzakangwe no kudakora ibyo abantu babashaka. Fa kwa mwega muri mu bushake bw'Imana. Umuntu ntazakubwira ikintu kiri mu bushake kitari mu bushake bw'Imana. Oya, uzamusuzugure, uzamusuzugure. Genda bivuze uzamusuzugure, ingaruka uzagira ni Imana izazirengera. Twe dukora ibyo Imana dushakaho. Murakoze nshuti bavandimwe mudahwema kudukurikira. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mwebwe mwese aho muri, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, bari mu migabane itandukanye, mu bihugu bya Afurika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya n'ahandi, turabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kubwo kudukurikirana. Uyu munsi rero nongeye nagarutse. Imana yongeye gushima ko ngaruka kongera kubagezaho ijambo ry'Imana. Bundi ni ijambo ry'Imana, ntago aba ari ijambo ryanjye. Amazina yanjye nitwa Imanirumva Dieudonné, ndi umukristo, nteranira kuri ADPR. Adresse yanjye mbarizwa muri ADPR, cyicaro cy'ururembo rwa Rubavu, kuri ADPR Paruwasi ya Gisenyi, itorero rya Gisenyi. Nejejwe n'Imana ko ndi umukristo. Imana yampamagaye nkiri mutoya, ingabiza umurimo wayo kugira ngo nkukore hakiri ku manywa, kandi rwose numva mbishishikariye cyane, kuko njya ngenda mbibona iyo uvugiye Imana burya nayo hari igihe kigera ikakuvugira. Ubwo rero uyu munsi ubutaha twaganiriye ibintu byinshi bitandukanye. Hari ubutumwa nabazaniye nahawe n'Imana bwavugaga uburyo abantu bari gusaza mu buryo bw'umwuka, uburyo abantu bamaze kuba basaza, bafite imyitwarire nk'iy'abasaza. Tuvuga ko ari ubusaza bwo mu buryo bw'umwuka. Turangiza dusenga Imana tuyikuyibwira ngo idusazure, tuminjiremo agafu, twongeremo imbaraga. Nongeye kugaruka hano mbazaniye ubutumwa buvuga ngo Imana idukomereze amaboko. Mbabwira ko Satani ihiga cyane amaboko yo mu buryo bw'umwuka. Iyo Satani amaze guca amaboko mu buryo bw'umwuka aba yagushoboye. Nababwiye ko igituma n'Imana yitwa Imana ni ukubera ko ifite amaboko, kugira ngo tube abakristo bazima no tujye tubwira Imana dukomereze amaboko mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero nongeye nagarutse mbazaniye ubutumwa buvuga ngo iki Imana ibashakaho. Ese Imana iri kugushakaho iki? Ndi kugira ngo buri wese aze kuza kwibaza ikibazo, niba Imana ari kino inshakaho, ese nicyo ndi gukora ibihwanye n'iby'Imana inshakaho? Ubundi habaho ubushake bw'umuntu, hakabaho ubushake bwa Satani, hakabaho n'ubushake bw'Imana. Hari igihe umuntu rimwe na rimwe iyo atabaye maso ajya byitiranya.
ubushake bw'Imana akaba yabwitiranya n'ubushake bwe cyangwa akaba yabwitiranya n'ubushake bwa Satani, ariko burya hari ubushake bw'Imana nyirizina. Ndubwira rero uyu munsi tuganire tuvuge ngo mbese Imana idushakaho iki? Turasoma ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, umwe mu bahanuzi batoya. Mika ibice 6:8. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve uko riri kutubwira. Mika, igitabo cy'umuhanuzi Mika ibice 6:8. Ijambo ry'Imana ririmo riratubwira ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi cyari cyo, icyo Uwiteka gushakaho niki? Bagiye kubivuga. Icya mbere ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira, kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Mika yarahanuye, Imana imuvugiramo ibintu bitatu Imana ishaka ku bantu bayo. Icya mbere twagisomye, Imana idushakaho, Uwiteka adushakaho gukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira ndetse no kugendana n'Imana twicisha bugufi. Niryo jambo tugiye kuganiraho tuvuge ngo Imana idushakaho iki? Nshuti bavandimwe bakristo bene data, muri yino minsi abantu benshi bafite amatorero n'amadini babarizwamo. Paulo yaravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya, ngo dore ibya kera babishize byose biba bihindutse bishya. Ubundi kugera muri Kristo niko kuba icyaremwe gishya. Abantu benshi babaye imbata z'amadini, bajya bagira ngo kugera mu idini niko kuba icyaremwe gishya. Oya, kugera muri Kristo niko kuba icyaremwe gishya. Ariyo mpamvu ushobora gusanga hari abantu bari mu idini ariko atari ibyaremwe bishya. Idini, ubundi idini ikintu rimaze ni adresse. Nkanjye nsengera muri ADPR, ariko ADPR ni adresse yanjye. Muri ADPR nkwiriye, mbese ko ndi muri ADPR iki Imana inshakaho niki? Imana rero mu bintu idushakaho, Imana ishaka ko abantu bose bakizwa, gukizwa. Ikintu Imana ishize imbere ni ugukizwa. Imana, misiyo y'Imana nuko abantu bakizwa, misiyo yivuga butumwa nuko abantu bakizwa. Ubundi tuvuga ko umuntu yakijijwe iyo hari ibintu byari bigiye kumwica ariko akabikizwa. Kuko wari ugiye kuzicwa n'inzoga, wari ugiye kuzicwa n'ubusambanyi, wari ugiye kuzicwa n'ibintu bitandukanye, ingeso mbi z'umwijima tugenda tuzibona ibibi. Iyo rero ubivuyemo, icyo gihe niho tukwita ko ukijijwe. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byari bigiye kukwica uvuyemo, ni ukuvuga ngo urabikijijwe, ubaye umuntu mushyashya. Ibyo nibyo bita gukizwa. Mu kiniro cya mbere Imana idushakaho nuko abantu dutunga agakiza, kandi tugatunga agakiza k'umwimerere katari pirate. Imana ishaka ko dukizwa tukagera ku rwego dusa nayo. Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Imana yaratwigaragarije inyurije muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko Imana yari iri kera n'uyu munsi niko iri kandi niko izahora. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo Imana dusenga, Imana dukorera, Imana ifite ibyo dushakaho ntago ihinduka. Ntago Imana igisaza ngo bayihereze pension. Ubu ngubu mu Rwanda imyaka 65 umuntu arasaza bakamuhereza pension rwose. Niyo uri pasiteri bagushyira mu kiruhuko cy'izabukuru, ugasigara uri pasiteri ariko uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko iyi Mana yo mu ijuru yo ikintu nyikundira, ntago Imana yacu igisaza ngo bayihereze pension. Oya. Ikindi kintu cya kabiri, iyi Mana ifite ibyo dushakaho yatubwiye, ndi kugira mbanza nyibumvishe iyo ariyo, tujye dukorera Imana tuzi, Imana dutunze, Imana iba muri twebwe. Ikindi kintu, iyi Mana ntago igira manda. Abayobozi bagira manda, abaperezida bagira manda, amashyaka akagira manda, departement zitandukanye ziba zifite manda. Ariko iyi Mana yo ntago igira manda. Iyi Mana yarantangaje, ntago igira manda. Oya, ngo wenda ngo tugire ubwoba yuko manda yayo ishobora kurangira. Imana yacu yahozeho kandi izahoraho. Ariko nubwo bimeze gutyo, iyi Mana yacu ikaba idahinduka.
iyo wayemereye ishobora kuba yafata, ntabwo ihinduka ariko ishobora kuba yahindura ibintu. N'uyu munsi wasaba Imana ikaguhindura, ikaguhereza umutima uhwanye n'inzira ishaka kugucishamo, kuko nibwo washobora kuyubaha. Icyo Imana igushakaho ni iki? Nicyo ndi kugira ngo nkubwire icyo igushakaho. Imana ishaka kubana nayo gute? Imana ishaka ko ukiranuka gute? Ubundi habaho ibyiciro bitatu by'abakristo. Icyiciro cya mbere ni icyiciro twita abana mu buryo bw'umwuka. Abana mu buryo bw'umwuka, umuntu dushobora kumubona ari umuntu w'umugabo mu gihagararo, ariko mu buryo bw'umwuka ari umwana. Bijya bibaho. Ubu nkanjye mu myaka yanjye mfite imyaka 17. Ntago akenshi abantu benshi bajya bakunda kubimbaza, abantu bakunze kumbwira ngo mvuga ibintu bitangana nanjye. Ubundi nta hantu ibintu by'Imana bihurira n'iby'umubiri. Ngewe iyo ngeze ahangaha mba nagiye mu mwuka, kandi ibyo mba ndi kuvuga aba ari iby'Imana. Hari rero dushobora kukubona mu buryo bw'igihagararo. Murabona mu buryo bw'igihagararo ndi umwana, ariko mu buryo bw'umwuka bitandukanye n'uburyo meze mu buryo bw'umubiri. Dushobora kukubona uri umuntu w'umugabo w'ibizigira w'umuhatari, ariko mu buryo bw'umwuka uri umwana. Ariko dufite amahirwe iyo tugize abigisha beza, tukagira abavugabutumwa beza, bakatugaburira ijambo ry'Imana turi abana mu buryo bw'umwuka. Bibiliya iravuga ngo mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Ni ukuvuga ngo rero iyo abo bana bo mu buryo bw'umwuka, nababwiye ngo bashobora kuba ari abana mu buryo bw'umubiri, ariko bishobora no kuba ari n'abantu bakuru. Iyo babonye amata y'umwuka adafunguye, ariyo jambo ry'Imana, ari wo mwuka wera, ajya abasha kuba yabakuza, yarangiza akabageza ku gakiza. Muri icyo cyiciro cy'abana tunasangamo n'injiji. Bibiliya iravuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, muri Yobu 28:28, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atari yava mu byaha aba ari injiji. Hari abo tubona ari injiji, ariko dufite amahirwe. Iyo umuntu akijijwe, Imana ijya imubabarira iminsi yo kujijwa kwe. Hari ibintu dukora turi mu bujiji, tutari twasobanukirwa neza, tutari twamenya ko ibintu atari byiza, tutaramenya ingaruka zabyo. Ariko burya iyo umuntu akijijwe, mu kintu Imana igukorera, Imana igukuraho ibintu wakoze byo kujijwa, kandi ikaba yagukuraho n'ingaruka zabyo, ikaba yagukuraho imikoshi yose, ibyari byarakwizingitirije byose Imana ikaba yabigukuraho. Turi ku ijambo rivanga Imana igushakaho iki? Icyiciro cya mbere cy'abakristo ni abakristo twita abanyamatangazo mu gakiza. Abanyamatangazo, aba ni abantu badepanda ku matangazo. Ni ukuvuga ngo niba batavuze gusura ntabwo barasura, niba batavuze gufasha ntabwo barafasha, niba batatangaje amasengesho ntabwo barayakora, kuko bagendera ku matangazo. Bo birefera ku byavuzwe, bakora ibyo bahatiwe. Akenshi iyo bano bakristo twita abanyamatangazo mu gakiza cyangwa mu mwuka, iyo amatangazo ashizeho baragwa. Muri corona turabazi benshi baguye. Burya abantu baguye muri COVID-19, muri kiragiye cya lockdown, burya nta kindi bisobanuye, nuko bari abanyamatangazo mu gakiza. Ariko dukwiriye kuzamuka mu ntera, ntago Imana ishaka abanyamatangazo. Hari icyiciro cya gatatu cy'abakristo, abo twita abanyamwuka, abanyamasengesho, abanyamuhamagaro, ibiharamagara. Abo ngabo nta n'Imana ishaka, nta n'Imana ikomereza mu buryo bw'umwuka. Bene abo ngabo mu buryo bw'umwuka ntabwo aba ari abasaza, aba ari abanyembaraga. Bene nk'abo ngabo n'Imana ishaka bameze gutyo, abanyamasengesho. Hari abakristo tugira mu itorero, ngewe njya nita ngo ni abanyacyumweru. Abantu baza gusenga ku cyumweru gusa, bakinjira ku rusengero oya. Wamubaza se kwera icyo usenga ku cyumweru gusa, akakubwira nakazi, mba mfite responsibility nyinshi, mba mfite ibintu byinshi ndi gukurikirana. Ariko buriya nta kintu tuzireguza. Buriya Daniel ntabwo uzaba umuntu ukomeye ngo ugeze aha Daniel. Daniel yari umwe mu bantu bakomeye, namwita ko yari ministre w'intebe, ariko ibyo byose yarabyirengagizaga. Yabura n'umwanya wo gusenga, gasenga nijoro. Imana ishaka abantu b'abanyamasengesho, abantu bafashe umwanzuro, abantu basa n'amasengesho. Niba Imana ishaka, ntabwo Imana ishaka abanyamatangazo, ishaka abanyamasengesho. Abantu bazi gusenga icyo ari cyo, abantu basenga babibwirijwe n'umwuka w'Imana, abantu bagasenga babitangaje cyangwa batabitangaje,
hari abantu basengera ku nsengero gusa rwose akaba ariho basengera, ariko Imana ishaka n'abantu basengera no mu ngo zawe ugasenga, agakiza kawe kakajyana kakagaragarira abantu hose ugahora usenga. Bene nk'abo nibo Imana ishaka. Kandi iyo ubaye umunyamasengesho igihe kiragira Satani kagutinya, kuba umunyamasengesho harimo inyungu nyinshi. Abadayimoni baragutinya, umuntu yuzuzanya n'Imana. Iyo umuntu yabaye umunyamasengesho aragenda akegerana n'Imana, ku rwego we n'Imana baba umuntu umwe, bakomatana. Haleluya. Imana yagira abishaka akaba ari wibona, kubera ko yegeranye n'Imana cyane. Abantu b'abanyamasengesho Imana nibishaka. Kandi mureke dusenge. Umuntu wasengaga rimwe, Imana iri gushaka ngo asenge kabiri. Wasengaga kabiri asenge gatatu, wasengaga gatatu asenge kane. Dukaze dusenge. Na Yesu yari umwana w'Imana ariko akiri mu isi arasenga. Byari bisobanuye iki? Byari bisobanuye ko umuntu wese uri mu isi akwiriye gusenga, kubera ko amasengesho niyo atuma tubasha kubaho mu isi tutisanishije n'ab'iyi si, tutifatanyije n'ab'iki gihe. Ni amasengesho. Iyo umuntu asenga yambara imbaraga z'Imana z'umwuka, akagenda anesha ibyaha, agakandagira inzoka na skoropiyo, kubera ko ari umunyamasengesho. Mana rero dushoboze kugenda turushaho kugenda dusenga. Abo Imana ishaka rero ni abanyamasengesho. Muri ino minsi mu itorero hari indyarya. Ntabwo Imana ishaka indyarya. Imana igiye kuzakubita indyarya. Hari indyarya nyinshi. Ubundi indyarya ni umuntu utekereza nabi ariko akavuga neza. Umuntu agatekereza ngo wapfa, ariko yajya kukubwira akakubwira ngo nubeho. Umuntu akagusuhuza mu mutima ariko uvuga uti yaba wari upfuye, yaba wari uguwe nabi, ariko kumvuga akakubwira ugira amahoro. Mbene nk'ibyo ndagira nkubwire ngo Imana irabibona. Bibiliya iravuga ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanye nawe. Hari umunsi Imana izabyerekana. Ya Mana nababwiye idahinduka, idasaza ngo yake pansiyo, itagira manda, ifite amaso irareba, n'ibintu dukora twihishe, ibyo byose urabibona. Ariko uyu munsi yantumye kugira ngo nkubwire ngo ikigushakaho ni iki. Mana ikigushakaho, ikigushakaho. Ntabwo Imana ishaka indyarya. Abantu b'indyarya, abantu biyoberanya. Umuntu ukamuhamagara uri kwa muganga, ukamubwira ngo urarwaye, yarangiza mu mutima akavuga yaba wari upfuye. Abantu batifuriza abantu ibyiza, nyamara bakwigaragarizaho inyuma ukabona ari abantu beza. Ariko Bibiliya yarabivuze ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zo kwera. Ariko Imana yo mu ijuru iduhereze kwigenzura muri ino minsi. Twasomye ijambo ry'Imana. Muhanuzi Mika yahanuye aravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, Imana yakweretse ikizi icyo ari cyo, nta kintu tuzireguza. Byose Imana yarabitweretse. Imana yakoresheje twebwe tukiri batoya. Nabwiye ko mfite 17, imyaka 17. Iragenda ikoresha n'abasaza, ikoresha ababyibushye n'abananutse kugira ngo wumve. Ntabwo Imana ijya ihana umuntu itari yamugira inama. Imana ibanza yazana intumwa kugira ngo utazabona ikintu wireguza. Imana iravuga ngo yewe mwana w'umuntu, Imana yakweretse ikizi icyo ari cyo. Ubutumwa buravugwa ku maradiyo, ubutumwa buravugwa ku mateleviziyo, ubutumwa buravugwa ahantu henshi hatandukanye. Nta muntu uzavuga ngo yabuze aho yumvira ijambo ry'Imana. Umuntu wumvisha ibintu byinshi azabazwa byinshi, n'uwumvisha bikeya abazwe bikeya. Ariko hari aho Imana izabaza abantu ikakubaza ngo kubera iki utumvishe, kandi naraguhaye amahirwe yo kumva. Ntago nzi niba uzabona igisubizo. Hari abantu banga kujya mu materaniro ngo batazabazwa byinshi. Ibyo nabyo Imana izabibabaza, izakubwira ko naguhaye opportunity zo kujya mu materaniro ariko ntujyeyo. Imana idushoboze, ni Imana yadukomereza amaboko kugira ngo tubashe gukora ibyo Imana idushakaho. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Borera abakristo b'indyarya, abantu bagakorera Imana baryarya biyoberanya, bafite izindi nyungu barimo, bari mu business tutamenya. Mbene nkabo nabe Imana irabizi. Kandi ndagira nkubwire ngo mu mutima ububizi. Ntago umutima ujya urya ruswa. Niba uri indyarya, niba utari indyarya, umutima wawe urabizi. Ariko ikintu Imana igushakaho, ntago Imana ishaka abakristo bameze nk'indyarya. Imana ishaka abakristo bafashe icyemezo. Uyu muhanuzi rero Mika arahanura, aravanga ikintu Imana idushakaho. Yavuze ibintu bigera kuri bitatu. Icyambere aravuga ngo nugukora ibyo gukiranuka. Ubundi gukiranuka no kubana n'ibyaha ntubikore. Gukiranuka no kuba ufite opportunity zo gukora ibyaha ariko ntubikore. Imana ishaka gukiranuka.
ubundi abantu ba kera abo dusoma muri Bibiliya, bano ba Mika, bano bahanuzi ba Nahumu, ba Zefaniya, ba Habakuki n'abandi, ba Samweli, ba Dawidi, burya ikintu baturushaga bitwaga abakiranutsi. Muri ino minsi rero ubu ngubu kuba uri mu idini runaka barakwita ngo uri umukristo w'idini. Ubundi habaho kuba no kwitwa. Hari igihe tukwita ibintu ariko utari byo, ariko bano ba kera bari abakiranutsi. Ariko ubu ngubu umuntu wese uri mu idini tumwita ngo ni umukristo. Imana idufashe, Imana ituganze, Imana iturwanirire, Imana itwongera imbaraga, Imana itwongera amavuta. Ikintu Imana idushakaho ni ugukiranuka, gukiranuka. Yesu yaravuze ngo maze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Imana ishaka ko dusa nayo, Imana irakiranuka, Imana irera, Imana ishaka ko natwe twera kubera ko nayo irera. Niba tuyikorera natwe twere, manze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Abantu bafite ibintu babanje imbere bitari Imana, nyamara Imana yikwiye kuba number 1 muri ino minsi. Imana uyishyira imbere mu bucuruzi bwawe, ujye ubanza Imana bariyo ushyira imbere. Kibazo gihari nuko abantu benshi bashyize Imana inyuma, Imana bayegeje inyuma. Ariko igituma umuntu aba umukiranutsi ni ikintu bita gushyira Imana imbere, akabanza Imana. Yajya kubyuka agasenga, yajya kuryama agasenga, yajya gukora urugendo agasenga, yajya kurya agasenga. Ibyo bigenda bituma umuntu agenda akiranuka, kubera ko abakiranirwaho bazarimbuka. Ariko ikintu cya mbere Imana igushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka. Ikintu cya kabiri Imana igushakaho gukunda kubabarira, kunda kubabarira. Petero yabajije Yesu ngo umuntu nzamubabarire, ngo mese nzamubabarire ningera ku inshuro ya 7 mureke. Yesu aramubwira ngo uzamubabarire 7 ka 70. 7 dukubye 70 ni inshuro nyinshi cyane. Gukunda kubabarira. Turi mu isi duhura n'ibintu byinshi bidusaba ko tugomba kubabarira. Duhura mu isi tubana n'abantu babi, tubana n'abagome, tubana n'abagambanyi, ariko abo dutegetswe kubabarira. Ntago Imana itwemerera kugirira nabi atugiriye nabi, ntago Imana itwemerera kugira inzika. Yesu yaravuze ngo ahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Kubera ko nitutababarira ntago natwe Imana izatubabarira. Imana ishaka abakristo bagira kubabarira, abantu bakunda kubabarira. Umuntu ukamubabarira atagusabye imbabazi, mbene nk'abo ngabo niba Imana ishaka. Kindi kintu cya gatatu uyu muhanuzi yahanuye, yaravuze ngo abandi bantu Imana ishaka n'abantu bagendana n'Imana ariko bicisha bugufi. Kwicisha bugufi byarabuze, abantu bishyira hejuru, ariko Bibiliya iravuga ngo twicishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana. Abantu dukwiriye kwicisha bugufi, tukamenya ko turi ibibumbano by'Imana, tukicisha bugufi imbere y'Imana. Ikintu bita kwicisha bugufi, Yesu yatubereye intangarugero yo kwicisha bugufi. Yaremeye araza aba umuntu. Ibaze kuba uri Imana ukigira umuntu, ni ibintu bikomeye. Kuba uri boss warangiza ukigira umukoreshwa ni ibintu bikomeye. Ariko Imana ishaka ko twicisha bugufi. Abantu bishyira hejuru, umuntu yaba yagiye mu bukwe batamwicaza imbere, akashwana n'umuntu wamuraritse, uti nta cyubahiro yampaye. Ariko ndagira mbabwire ngo icyubahiro ni cy'Imana. Yesu yaremeye aza kuvukira mu isi mu kiraro cy'inka. Kira ni kimweso kitwereka ko Yesu umwana w'Imana yicishije bugufi. Uyu Yesu umunsi umwe ngo yaragiye afata abigishwa be aboza ibirenge. Ba Petero araboza, ba Yohana araboza, ba Yakobo. Iyo umuntu aribajije ngo iyo umuntu aza kuza kwinjira muri iriya nzu yari kuvuga ko ba bosi ari bande? Yari kuvuga ko ba bosi ari abigishwa be. Kubera ko none se winjiye ahantu usanze umuntu ari koza abantu ibirenge, wavuga ko bosi ari inde? Bari kuvuga ko bosi ari abigishwa be. Yesu yatubereye icyitegererezo cyo kwicisha bugufi. Bakristo bene data, Imana ishaka ko twicisha bugufi, kugendana n'Imana twicisha bugufi. Imana nishimwe, Imana nidushoboze. Urwego rwose urimo tugira kwicisha bugufi. Bibiliya iravuga ngo wicisha bugufi Imana izamushyira hejuru, ariko wishyira hejuru Imana izamucisha bugufi. Dukwiriye kugira ikintu bita kwicisha bugufi. Utitaye akazi ukora, titaye ipeti ufite, ukwiriye kugira kwicisha bugufi. Iyo umuntu yicishije bugufi abantu baramukunda, kandi burya nta kabuza n'icyubahiro cyawe urakigumana. Umunsi umwe Dawidi yabyiniye Imana, abyinira Imana aratamba
ngo umwitero urangije uragwa. Yari afite umukobwa wa Sawuli witwaga Mikali. Arangije aramuseka, aramubwira uti niko nta soni, umuntu w'umwami uriberura imbere y'abagaragu n'abaja bawe, nta soni ugira ubu ngubu. Dawidi aramubwira ngo njye nabikoreye imbere y'Uwiteka Imana yanyimitse igakura so ku ngoma, yarangiza ikanyimika, kandi abo bagaragu uri kuvuga nta kabuza bazananyubaha. Kwicisha bugufi. Burya iyo umuntu agusetse ngo wicishije bugufi, hari ingaruka bimugira. Mujye mureka baduseke ngo twicishe bugufi. Hari umuntu yicisha bugufi bakamwita ikigoryi, bakamwita ikimara. Hari abantu b'abajyanama babi, babona umuntu amaze gukira, Imana yaramugiriye neza, bakamubwira ngo ariko ubundi wowe uracyajya gusenga mu biki? Uwo mudayimoni yeze mu bantu, ugahura n'abajyanama babe kakubwira uti gusenga ntabwo bikikubereye, kujya ku karago ntabwo bikikubereye, kujya mu butayu ntabwo bikikubereye. Abo bajyanama bareze, ariko ntibagukure mu murongo w'Imana igushakaho. Imana igushakaho kirenze icyo abantu bagushakaho. Njyewe nk'umwana Imana inshakaho kirenze cy'ababyeyi banshakaho. Tujya twubaha Imana. Imana isumba byose, Imana niyo nkuru, ibyo dusaba ari byo tugenderamo. Muri ino minsi abantu kubera kuticisha bugufi ntabwo bagitinya Imana. Abantu ntabwo bagitinya Imana. Abantu bafite ibintu batinya ariko ntibagitinya Imana. Ubu ngubu abantu baza gusenga bariye. Korari gapanga amasengesho, kavuga ngo ni amasengesho y'iminsi 3, ariko abantu bigeze abatesa abanenganenze, kaza gusenga yariye. Kira nta kindi babigaragaza ko adatinya Imana. Dutinya abakoresha bacu kurenza uko dutinya Imana. Njya mbona abarimu bazinduka bakajya gusinya icyo bita ponctualité, bakazinduka kugira ngo batazabandikira za demande ko bakererewe. N'abaganga nuko batinya abakoresha babo. Niba batinya ari abana b'abantu, none mutekereza ko Imana yaremye ijuru n'isi atari yo gutinywa? Imana yacu niyo gutinywa. Amavi yose apfukamira Imana, indimi zose zivuga ko Imana yacu yera. Imana niyo nkuru, Imana isumba byose, ikwiriye gutinywa. Mu bintu Imana igushakaho, ishaka kuyitinya. Uramenye kwiriye gutinya Imana, kwiriye gutinya Imana. Igituma burya abantu bajya kwivuza nuko baba bari gutinya urupfu, nyamara bakananirwa gutinya Imana yaremye urupfu, bakananirwa gutinya Imana yakegezaho urwo rupfu. Imana igushoboze kuyitinya mu izina rya Yesu. Muri ino minsi rero abakristo baranambutse, abakristo bavuye mu byizerwa, ariko Yesu yaravuze ngo umunyu wakayutse nta kintu bukimaze, ujugunywa hasi abantu bakawukandagira. Ni ukuvuga ngo iyo agakiza kakuvuyemo, iyo iby'Imana igushakaho utakibigendamo neza, utakigendanye n'Imana neza, nta kintu bukimaze, ujugunywa hasi abantu nabo bakagukandagira. Burya agaciro dufite ni Yesu uri muri twebwe. Hari n'abajya bavuga ngo agaciro ni Yesu, ngo n'agasura dufite ni Yesu. Hari umuhanzi waririmbye aravuga ngo agaciro ni amavuta, kandi koko agaciro dufite nuko Imana ishaka ko tuba nk'umunyu, nako tukaba nk'umunyu. Bakristo barakayutse, yagakiza kakuvuyemo uba nk'abandi, ariko ndabifuriza kuba nk'umunyu. Umunyu nta muntu umenyera, reka n'udusimba ntago dupfa kumenyera uko twiboneye. Ibimonyo ntago byapfa kumenyera umunyu, ariko uzareba isukari, usanga ibimonyo biri mu mufuka w'isukari, cyo gahura n'ibimonyo byatonze umurongo byose byikoreye isukari, kubera ko iramenyerwa, ariko umunyu ntumenyerwa. Yesu yaradusabye ikintu cyiza, Yesu adushakaho ikintu cyiza. Iyo umuntu abaye umunyu, hari igitinyiro cy'Imana Imana imuhereza. Abadayimoni babe bakimwubahuka, abadayimoni babe bakimutinyuka, kubera ko yubashye Imana, kubera ko yakoze iby'Imana ishaka. Buriya umunyu wawe ushyira no mu nyama, nyama ukazibika muri firigo zikamara iminsi. Igituma isi igifite agahenge ni ukubera ko hari umukiranutsi w'Imana ukiyirimo. Igihe abakiranutsi tuzaba twamaze kuzamuka, muzareba ibizaba ku isoko bizaba bimeze, ariko ndakwifuriza nawe kuzaba muri ubwo bwami. Ariko Imana iri kuvugana nawe ngo kora iby'Imana igushakaho, kora iby'Imana igushakaho. Ubu umunyu muzima w'umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo, haba mu bikomeye haba mu byoroshye. Saba Imana imbaraga zidahindurwa n'ibihe. Hora uhamya Imana mu migendere yawe, uhamya Imana mu mikorere yawe, uhamya Imana. Muri imbyarembye aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, ugenda uhamya mu bandi ibyo yagukoreye. Hari ikindi kintu Imana idushakaho. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero,
ibice 2 umurongo wa 2 haranditse ngo mere nk'impinja zivutse vuba. Bakristo, banyamasengesho, banyamwuka, abahanuzi, bavuga butumwa, Imana iri gushaka ko tumera nk'impinja zivutse vuba. Burya kuba uruhinja ruvutse vuba icyo bisobanuye nta kindi, burya uruhinja nta kamere rugira, nta kamere rugira. Imana ishaka ko tuba abantu batagira kamere tukazihamba, kamere z'amagambo, kubeshya, kuroga, ishyari, umushiha, kwikunda, gukunda impiya, ibiganiro bipfuye, ibintu nk'ibyo, myambarire ipfuye, burya nayo ni ya kamere, ibintu by'isoni, ibintu byo gukora iby'isoni nkeya, izo nazo ni kamere. Ariko Imana iri gushaka ko tumera nk'impinja. Burya uruhinja ntago rugira kamere, ntago uruhinja rutukana, ntago uruhinja rwiba, ntago uruhinja rubeshya. Yesu yigeze abwira abigishwa ngo mureke abana bato bansange, kubera ko utameze nkabo ntago ubwami bwo mu ijuru ari ubwe. Ntago bavuze ngo tuba abana batoya ngo dusubire inyuma tujye kugira imyaka 5 y'ibitambambuga, oya, ahubwo mu mitima yacu, mu myitwarire tumere nk'abana batoya. Umwana hari igihe nk'umuntu aza gushaka papa wawe, umwana warangiza umwana akajya kureba se akamubwira uti genda ujye kuvuga ko ndahari. Umwana akaza kubera ko umwana yera, yarangiza akabwira uwo muntu ngo papa arambwiye ngo nkubwire ngo ntawe uhari, bitewe nuko kubera ko ari umwana ntago yashobora kubeshya. Mumere nk'impinja zivutse vuba. Bakristo bene data, tubibyaremwe bishyashya. Kubijyanye na kamere tumere nk'impinja, kubijyanye n'ibyaha tubabaswa, kubijyanye n'iby'umwuka tuba abanyabwenge, kubijyanye n'iby'umwuka dukure, ariko kubijyanye n'ibyaha tuba abana. Imana ishaka abakristo bameze nk'impinja zivutse vuba. Imana nihabwa icyubahiro. Iyo umuntu yakoreye Imana neza, kagendana n'Imana, agakora ibyo Imana imushakaho, Imana ikamubona nk'uruhinja. Ntago nabona umuhanuzi agiye guhanurira umukecuru ngo amubwire ngo mukecuru wanjye, aranavuga ngo mwana wanjye. Ntago nari nabona umuhanuzi agiye guhanurira umusaza ngo numva Imana iravuze ngo musaza wanjye, oya, Imana iravuga ngo mwana wanjye. Nukubera ko ibimureba mu buryo bw'umwuka ikamubona mu ruhinja, kamubona mu impamvu Imana twita ngo turi abana bayo. Mumere nk'impinja zivutse vuba, ntitugire kamere, tumere nk'impinja mu myitwarire. Mbega nukuvuga ngo iri jambo uzajya uryigenzuza, nuzajya gukora icyaha uzajya wibaza ngo mbese uruhinja uruhinja rwakora iki kintu, uruhinja se rwarya ruswa, uruhinja se rwagambana, oya, tumere nk'impinja zivutse vuba. Imana ibwira Yakobo, iramubwira ngo Yakobo, nzaguheka imfizi za burenzi nkiguhetse n'urubyaro rwawe. Icyari gitumye Imana ivuga ririya jambo ni ukubera ko yajyaga imurebera mu maso y'umwuka, yarangiza ikamubona mu ruhinja. Abantu bifuza kujya ku mugongo w'Imana, nyamara Imana ntibabone mw'impinja. Igihe nari mperuka hano narababwiye ngo hari abantu bamaze gusaza mu buryo bw'umwuka, ariko Imana nidusazure tumere nk'impinja zivutse vuba. Ariko muramenye mutabyitiranya, navuze ngo hari abantu b'abana mu buryo bw'umwuka, abo n'abandi batabari basobanukirwa. Bino ndi kuvuga bijyanye n'impinja, ni ukutagira kamere, kuruhinja rutagira kamere, nawe akaba ari kutagira kamere. Tumere nk'impinja. Hari imigisha Imana igihereza abantu bemeye kuba nk'impinja. Umugisha wa mbere, Imana iraguheka. Iyo umubyeyi yakabije kuguheka ntago yaguheka imyaka irenze 3, ariko Imana yarirahira avuga ngo nimuba nk'impinja nzabaheka, kandi imfizi za burenzi nkibahetse. Iyo umwana ari ku mugongo, iyo bageze ku mupaka, ntago ibyangombwa babibaza umwana uri ku mugongo, babibaza nyina, kamubwira uti zana ibyangombwa by'umwana wawe. Hari imipaka y'ubuzima tugeraho, ariko niba warakoze iby'Imana igushaka ukaba nk'uruhinja ruvutse vuba ukamera nkarwo, nugera ku paka y'ubuzima irahari, ibyangombwa bizabazwa Imana. Ni ukuvanga ibyawe byose bizirengerwa n'Imana. Iyo umwana ari uruhinja, nyina aramuheka, kandi buri umwana uri ku mugongo aba yegereye amatwi ya nyina. Buriya ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo amatwi y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amaso ye ari ku bakiranutsi. Iyo umuntu yemeye kuba uruhinja, kandi dushaka ko tuba impinja, umuntu aragenda akegerana n'Imana, akabakuruza n'Imana, ibyo avuze Imana ikamwumva, kandi igihe cyayo cyazagera Imana ikanamwumvira. Umere nk'impinja zivutse vuba. Mwana uri ku mugongo nagakangwa n'amapfa, oya, bimenywa na nyina umuhetse, akamenya ngo umwana wanjye akeneye iki, akeneye indazi reka nyimugurire, akeneye biswi reka nyimugurire, kubera ko ari ku mugongo, nyina akabimugurira. Ntago nari nabona uruhinja
ruri kwayura ngo ruvuge ngo nsanga uruhinja rwaryamye ngo rwibaze se Mana yanjye turarya iki se, kibirayi byazamutse se biragenda gute? Ntago nari nabibonaho. Oya, ni ukuvuga ngo nitumera nk'impinja Imana izaduheka, kandi ntago tuzakangwa n'amapfa, ntago tuzakangwa n'inzara. Imana izadutunga no mu busabusa, Imana izatubeshaho no mu gihe tutari dukwiriye kubaho. Imana itubesheho. Imana yabeshejeho Mose kwa Farawo, ari bagombaga kumwica. Imana itubeshaho no mu bikomeye kugira ngo imbaraga zose zigaragare. Ariko ikigushakaho tumere nk'impinja zivutse vuba. Dufite ibintu byinshi dushaka ku Mana, birahari. Buri wese uri kudukurikira, hari abari mu Rwanda, hari abari hanze y'igihugu bari kudukurikira, ufite ikintu ushaka ku Mana. Hari abari gushaka akazi, hari abari gushaka amafaranga, hari abari kubwira Imana ngo nibishyurire amadeni, hari abarwayi bafite uburwayi bwanze gukira, hari abakene, hari abambaye ubusa, hari ababuze ibyo barya. Ariko ibyo nibyo ushaka ku Mana. Nagira ngo urangire umuti. Banza ukora ibyo Imana igushakaho, nayo izajya yabona kugukorera ibyo uyishakaho. Iyo ukoze ibyo Imana igushakaho, nayo igukorera ibyo uyishakaho. Iyo ni password, iyo niyo keyword. Iyo ukoze ibyo Imana igushakaho, nayo igukorera ibyo uyishakaho. Bibiliya iravuga ngo ku munyembabazi Imana izerekana nk'inyembabazi. Ni ukuvuga ngo uba wabanje ku munyembabazi, nawe Imana ikakugirira imbabazi. Ku ugoramye Imana izerekana nk'igoramye, ku munyantege nke Imana izerekana nk'inyantege nkeya, ku munyembaraga Imana izerekana nk'inyembaraga. Banza ukora ibyo Imana igushakaho, nawe izagukorera ibyo ugize gute, ibyo uyishakaho. Iryo ni ryo banga. Banza ukora ibyo Imana igushakaho, nayo izajya yabona kugukorera ibyo uyishakaho. Mwana w'umuntu, Imana ishaka ukiranuka, Imana ishaka ko wera, Imana ishaka kugira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kubera ko umuntu utejejwe ntago azabona umwami Imana. Imana ishaka ko wera imbuto z'umwuka wera, Imana ishaka kugira urukundo. Bibiliya iravuga ngo muri Yakobo, itorero Imana yemera, idini Imana ishima. Amatorero ni menshi, amadini abaye menshi, uri gusitara ugasitara ku idini, wacira ugacira ku idini, amadini abaye menshi. Ariko idini ry'ukuri Imana yemera, Imana ishaka, nifashe imfubyi n'abapfakazi ikabitaho mu mibabaro yabo. Ese ibyo ngibyo biracyaba muri wowe? Niba uri umushumba w'itorero unadukurikiye, ese ko idini Imana ishaka? Amadini ni menshi, ariko iry'Imana yishimira nifashe imfubyi n'abapfakazi ikabitaho mu mibabaro yabo. Itorero ryawe rimeze gute? Ahari uri gukora iby'Imana ishaka? Cyakoze nabonye abashumba benshi bo munsi y'ijuru basigaye bakora ibintu purpose yo kugira ngo babone profit. Ariko buryo umushumba wa nyawe yarakwiye kujya akora ibintu kugira ngo abakristo babashe kugenda uko Imana ibashaka, akigisha abakristo, akabahugura. Bene nk'ibyo ngibyo nibyo Imana dushaka. Ikigeretse ku bindi, nidukora ibyo Imana dushakaho, Imana izaduhereza ubugingo buhoraho, Imana izatugirira neza, Imana ntago izadusiga, kandi nta nubwo izaduhana. Imana izaza mu ruhande rwacu kubera ko twakoze ibyo idushakaho. Imana izatugirira neza, Imana izadufasha muri byose, izatwambutsa. Iyo umuntu akoze ibyo Imana imushakaho, Imana ibasha gufata ibintu bikomeye ku ruhande rwe ikabihindura ibyoroshye. Hari ibikomeye tubona mu isi, ibikomeye bigenda birushaho kuza, ariko mbene nk'ibyo ngibyo iyo umuntu akoze ibyo Imana ishaka, ibyo ibona imbere yako bikomeye, Imana ibihindura ibyoroshye. Imana yambukije Abisirayeli inyanja itukura, byari ibikomeye imbere yabo. Imbere hari inyanja itukura, inyuma amagare ya Farawo ngo yari amagare 600. Farawo yari yagiye ngo areba amagare meza y'indobanure y'intambara, ndetse ne yarashaje ayakura reparation arayasana. Abisirayeli barebaga iruhande imisozi miremire, bareba hasi ku butaka bari mu butayu. Ariko bitewe nuko bari bakoze iby'Imana ibashakaho, Imana yababwiye ngo ribave muri Egiputa. Imana ifata ibikomeye, ibisa naho bitari bishoboka, irangiza irabishobora. Na Imana iri kukubwira ngo gira Egiputa uvamo, ugira hujya, Imana izakugirira neza. Ibikomeye izabyoroshya.
Saduraka, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro, bariya ni abantu bakoze iby'Imana ibashakaho. Baravuga uti turarahiye nta yindi Mana twakorera naho Imana itadukiza. Twebwe turarahiye, turi abakristo, tuzi ko Imana idushakaho, twamize Yesu, twambaye Yesu, dufite agakiza kadahindurwa n'ibihe n'iminsi. Ibyo mwakora byose ntago tubasha kubararira igishushanyo. Imana yaragiye iraseruka, Imana igiserukira abantu. Muri Muririmbyi wa 204 mu ndirimbo zo gushimisha Imana aravuga ngo waraje ahuriye cyo ngatabara be. Imana yabasanze mu itanura ry'umuriro, uramuriro ngo bari bawenyegeje karindwi, bari baratanze itangazo uti tuzabatwika, ariko bitewe nuko bakoze iby'Imana ibashakaho. Imana iragenda ifata ibirimi by'umuriro, navuga ko yabihinduye nk'amazi, binjiye mu muriro. Muriro nta kintu wabatwaye, ngo basohotsemo nta n'umwotsi. Kandi ukoze iby'Imana igushakaho, ubugukurikiye buvuna ingashyi. Abagongo babatereyemo nibo ibirimi by'umuriro byafashe birabatwika. Bakristo, kintu cy'ingenzi gikuru cya mbere ni ugukora iby'Imana igushakaho, warangiza ukazareba. Iyo uhuye n'ingaruka uri gukora iby'Imana igushakaho, izo ngaruka ni Imana izirengera. Mugabo witwa Daniel nawe reka mutangeho urugero, yakoze iby'Imana ishaka, aravuga ngo ntago nziyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Batanga itangazo baravuga ngo abantu bose bajya basenga umwami, bafite ibyo bashaka babisaba umwami. Daniel arangije akaza gusenga, ngo bakajya asenga 3 ku munsi. Kiro naga ari igihe cyo gusubira inyuma, ni igihe cyo kwiyongeza mu imbaraga, ni igihe cyo kubwira Imana ikadusazura, ni igihe cyo kubwira Imana ikadukomereza amaboko. Imana yaragiye ibana nawe no mu rwobo rw'intare, bamutaye mu rwobo rw'intare. Ndagira nkubwire ngo iyo wanze gukora ibyo abantu bagushakaho, uri guharanira inyungu z'Imana, uri guharanira gukora ibyo Imana igushakaho, Imana iraza ikaseruka gutabara. Ziriya ntare ntabwo zari zibagiwe kuryana, ngo bari barazisongesheje, ariko Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare. Imana igirengera abantu bakora ibyo bashakaho. No mu ntare twabaho bitewe nuko twakoze ibyo Imana idushakaho, ahubwo intare ngo yaraziseguraga, kazisegura, yanga akayisegura, niyakayisegura, kubera ko Imana yari yamanutse iravuga uti umva, uwo ngo yakoze ibyo nshaka, ni mu mubera imisego. Imana yari yategetse, Imana nihabwa icyubahiro. Burya ntimuzakangwe no kudakora ibyo abantu babashaka. Fa kwa mwega muri mu bushake bw'Imana. Umuntu ntazakubwira ikintu kiri mu bushake kitari mu bushake bw'Imana, oya uzamusuzugure. Uzamusuzugure, genda bivuze uzamusuzugure, ingaruka uzagira ni Imana izazirengera. Twe dukora ibyo Imana idushakaho. Abantu bakera icyatumaga barama bakaramira mu gakiza, Enoki yagiye mu ijuru adapfuye, Imana iramuzamura, n'abandi benshi, na Eliya. Nuko bari barakoze ibyo Imana ibashakaho, Imana ikabishimira. Nimwemera mukumvira Imana, mugakora ibyo Imana ibashakaho. Yesaya yarabihanuye, Yesaya igice cya mbere 19 murongo wa 20, Yesaya igice cya mbere murongo wa 19 kugeza kwa 20. Yarahanuye aravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izagira gute? Izabarya. Imana idushoboze, nitwumvira Imana byiza tuzabirya, ariko nabwo nitugoma, nitudakora ibyo Imana idushakaho nabwo hari ibihano, ariko nidukora ibyo tuyishakaho izatugirira neza. Mureke dukora ibyo Imana idushakaho, dukora ibyo Imana idushakaho. Imigisha irahari ni myinshi, Imana yateguye imigisha myinshi, Imana yatwandikiye ibintu byinshi. Yesu yigeze abazwa na Petero amubwira ngo ko twasize ibyacu, ko watubwiye ngo tugukurikire, tukemera tukagukurikira, twasize abagore dusiga ibyacu, ngewe nari umurobyi, inshundura ndazisiga, bizagenda gute? Yesu aramubwira kubera ko mwakoze ibyo nshaka mukemera mukankurikira, arababwira ngo mukire mu isi nzabakubira inshuro 100, ngo kandi kigeretse ku bindi nzabahereza n'ubugingo buhoraho. Iyo umuntu akoze ibyo Imana imushakaho akiri mu isi, hari ukuntu Imana ibigenza, kandi kigeretse no ku bindi Imana ikazamuhereza n'ubugingo buhoraho. Tukiri mu isi hari ibyo Imana idukorera, kubera ko ntabwo Imana izemera ko dukorwa n'isoni. Ntabwo Imana izigera ibyemera, mu bintu Imana itemera n'icyo ngicyo kirimo. Tukiri mu isi hari ibyo Imana izakora, hari imigisha Imana izaduhereza, Imana izaturinda, hari inzobo Imana izadusimbutsa, Imana izaturengera no mu bikomeye, kubera ko twakoze ibyo dushakaho. Dukora ibyo Imana idushakaho. Urubyiruko dukora ibyo Imana idushakaho. Biranditse muri Bibiliya, Bibiliya ijambo ry'Imana. Bibiliya havugamo ibintu byose, ibyo Imana idushakaho byose birimo. Nusoma Bibiliya ukayigenderamo, ndahamya neza ko uzakora ibyo Imana igushakaho. Kandi ndagira mbabwire ngo iyo twakurikira hari
ntago tuzayoba inzira. Igihugu kiradutegereje kandi tuzanagerayo. Password rero ni ugukora ibyo Imana idushakaho. Imana ibashoboze gukora ibyo ibashakaho.